Welcome once again to my YouTube channel. If you are a returning subscriber, thanks for watching. Niba uri mushyashya batukore subscribe hanyuma tugiye kutubana. Uyu munsi tugiye gukora cookies ziri healthy, turi gukoresha umuneke, oats ndetse na shokora. Shokora ushobora gukoresha dark chocolate kuko niyo iri more healthy compared to this one. So nafashe rero imineke ukayitonora hanyuma ukayishyira muri bowl yawe ukayinomba neza kuko dushaka ko izi cookies ziza kuba ziryoshye kandi ntabwo turi gukoreshe isukari. Ku bantu rero bakora amasiporo, abantu bajya muri gym cyane, abantu bashaka ku losing weight, izi cookies wazikora noneho ukazajya ugenda ufataho like 2 pieces a day mbere yuko ujya muri gym cyangwa after nyine workout. Ni nziza, ziri healthy, turi gukoresha imineke, oats ndetse na shokora, nta kindi kintu turi gukoresha, no sugar, nta yindi sukari turi bushyiremo, nibyo ngibyo turi gukoresha. Niba uri mushyashya hano rero ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana nanjye nkwereka ibintu bigiye bitandukanye, harimo guteka, harimo gukora imitako itandukanye, gukora indabo, ibintu byinshi byiza kandi nawe ukeneye kumenya. So rero nafashe umuneke wanjye ndawunomba gutyo nkuko ndi kubigenza, ukawunomba neza. Ufite ya potato mashini yo wakoresha kugira byihute, ariko utanayifite murabona ko no gukoresha ifoke bikunda rwose nta kibazo. Noneho umuneke wawe urawunomba neza nyine, umara kuwunomba gutyo burikona ko twari twawunombye umeze neza. Ngiye kuhita nshyiramo ka prestige gakeya, ntabwo ndi bushyiremo nyinshi nka kwa kundi nyine ubundi busanzwe naberetse uburyo nyankora cookies, murabizi. Mugende murebe n'iyo video abantu batarayireba, ho dukoresha prestige gusa, isukari noneho tugakoresha n'ifarine. Iyi kandi prestige murabizi ko dukoresha nyinshi cyane, dukoresha nyinshi pe, ariko hano nta bintu byo gushyiramo ibintu by'ibivuta, nakangaka gakeya kugira ngo cookies zacu zize kuba zegeranye, zize no kuza kubona, ntizize nyine kuvungagurika. That's why nashyizemo aka prestige gakeya kugira ngo ize kuza gufatana. Udushatse niba nagashyiramo ariko ugasigaho utuvuta hejuru, but for me nakoresheje nyine kariya ka margarine gake. Noneho uhita ushyiramo oats zawe, ufite n'ifu ya oats niyo wakoresha, ariko na gutya nta kibazo, turi bukoreshe izi oats zisanzwe. Uku nguku ugashyiramo ugereranyije n'imineke ufite mpaka wumvishije nyine igipondo cyawe gifashe. Nuko nguko uzabigenza hanyuma ukabivangavanga, ukabivangavanga ugenda wongeramo nyine gake gake kugira ngo bitewe n'uko uri kubona aho igipondo cyawe kigeze. Ikindi nababwira rero, izi cookies ziri highly in protein kubera oats, namwe murabizi abantu bajya mu magym ntabwo muba mukeneye ibintu birimo fats nyinshi biki, kuko muba muri kubaninga fats, ntabwo ari ngombwa ngo uhite mwongera musubizeho za fats. Niyo mpamvu tutakoresheje iriya margarine nyinshi nkuko muri cookies zisanzwe tujya tubikora. Nguko na gutyo ushatse wabibekinga gutya, ariko ngewe umuntu washakaga kuzirya yari yambwiye ngo mujye kumushyiramo iriya shokora, we yashakaga nyine bimo healthy, ariko nyine ufite dark chocolate niho wakoresha. Yanangije rero nahise mfata ya shokora, kubona ko iri shokora nini isanzwe, ntabwo ari twa tundi twari tumeze nk'amabeans, oya. Nayifashe rero ndabanza ngiye kugenda nyikataguramo nayo uduce duto, kuko ntabwo wayifata ngo uyishyiremo gutyo, nayo uragenda umera nkaho uyivungagura. Hanyuma ndayikataguramo uduce duto duto. Nkomeza kubibutsa rero uko iyi YouTube channel ni iyanyu, muyirebe, muyikunde, muyisharinge n'abandi, ndetse niba hari n'ikindi kintu mwumva ko nabafasha, ikindi kintu nabereka uburyo bagikora rwose, ntukajye mugira ubwoba ku buryo mujya muri comment mumbwira ati ubutaha uzatwereka uko bakora iki ngiki. Narakiyemeje nzajya mbikora rwose, nta kibazo, nzajya mbikora
bereka uko icyo kintu gikorwa rwose. Ndi hano ku bwanyu. So rero shokora zacu tumaze rero kuzikata nuko nkuko zari zimeze, ndahita nzifata nazo nzisukemo muri cya gipondo. Hano ushatse ushobora no gushyiramo vanilla essence nyine kongeramo impumuro, but n'ubundi ibingibi harimo banana, numvaga banana nayo ubundi iri gupika, ariko ushatse washyiramo niba ukunda utuntu twa vanilla nabyo nta kibazo. Hano tugeze ushobora kuyishyiramo rwose nta kibazo. None urabifata ubivangavange neza uko nguko ndi kubikora, hanyuma ugende ubishepinga uko ngiye kubereka. Kuko kubishepinga ntabwo turi bukoreshe ibintu bigoye, uri bugende ufata ukagenda ukoramo gutya ukazinga akantu k'akazero, hanyuma ugashyira kuri ya sahani yawe yo mu ifuru wateguye, wamaze gushyiraho n'urupapuro kugira ngo zitaza kuza gufata hasi. Uko nguko ndi kubikora, ariko uzajya ubigenza. Nabanje gukora ngiye utuntu tw'utuzero nyine ngiye nitwo manza kugenda nkora, hanyuma haza kugenda nturambura nyuma. Ushobora kuzishyira mu ifuru ufite na air fryer wayikoresha, but for me nari mfite ifuru niyo nagomba gukoresha. Unafite air fryer wayikoresha rwose nta kibazo, naho bivamo bimeze neza. Kandi nyine tugomba kugira umuco wo kwiga kurya ibintu biri healthy, ibintu abantu bajya muri siporo rwose. Singaho ngo niba ugiye muri siporo ngo uveyo mwongere ngo ushyireho ibindi bintu, icyo gihe uragenda ukabyibuha cyane kurusha uko wari umeze. Ababizi murabizi ukora siporo ntuhindure imirire rwose aho kunanuka, uragenda ukiyongera ibiro. Ushobora gufata agakombe gutyo ukajya utsindagira hejuru, and then kahita biba nyine kuriya kuko nyine bisanzwe ukongera, ariko agakombe nyine ugomba kuba wagasizeho nk'utuvuta munsi kugira katazajya gafatamo nyine kagafata. Cyangwa se ugakoresha ubu buryo bw'intoki, ukajya ufata gutya intoki ukagenda ugasanzaho. Nibwo nabonye nyine bworoshye kurusha buriya bw'agakombe. Hanyuma ukagenda nyine ugira gutya n'intoki ukagenda ugasanza ku buryo ugera kuri ya shape ushaka. Hanyuma rero iyo umaze zose kuzikora nyine umaze kuzigira, nicyo gihe cyo kuvuga ngo katuzishyire mu ifuru. Uri buzi baking at 180 minota 25. Nabonye zo zitindamo gushya ugereranyije na cookies zisanzwe. And then narangiza ugategereza nyine ko nyine ziba baked, ukabona ibintu bimeze gutya. Niko none zari zimaze gushya, zasaga neza kandi zari ziryoshye. Nawe rero niba ushaka kuzazigerageza uzazigerageze. Izi cookies ziraryoha kandi ziroroshye kuzikora, ziri nyine a bit healthy compared kuri za zindi najyaga nkora ku bantu bajya muri siporo, abantu bagira ute. Nk'uyu nguyu nari ndi kuzikorera yari yabonye za zindi arambwira ati ese ntabwo wankorera izindi, ariko noneho ukazigiramo nyine somehow nyine zikaba ziri healthy, kuko ngenya muri gym sinshaka gushyiraho ibintu byinshi, amakarori menshi. Ni izi ngizi rero namukoreye, nawe wazikora kandi ziraryoha. Mukora ko tuzikoze mu bintu biri naturere rwose, nari nicyo gihe uzagerageza. So wibuke kuri iyi video iyi sharing umuntu uzi ukora siporo cyane ukeneye kurya healthy.